Radio 10. Simply wonderful. Murakoze cyane tubahaye ikaze kuri Radio 10 mwebwe bakunzi ba Radio 10 mudukurikira hirya no hino n'umwanya turi ubageze ikiganiro kidasanzwe n'ikiganiro kiza kugaruka kukuboneza urubyaro ni ikiganiro twabateguriye nubwo tubikoze bitinze ariko nuko mu kwezi kwa 9 isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro ukabugenda ugira insanganyamatsiko nyinshi zitandukanye kuri ubu rero turaza kurebera hamwe urugendo rw'u Rwanda mu kuboneza urubyaro ariko nanone niki kitaragerwaho mu Rwanda imibare igaragaza yuko abarenga 64 abagera kuri 64 mu bushakashatsi bwakozwe mu 2023 bitabira serivisi zo kuboneza urubyaro ariko kandi ibi bikajyana no kuba u Rwanda rwaravuye kuri 17% ubwo hari mu 2005 kugera mu 2020 kuboneza urubyaro byari byazamutse ku kigero cya 64 ariko uyu munsi turi 2020 hari intambwe imaze guterwa ariko nanone hari byinshi bitarakorwa ni nayo mpamvu twateguye iki kiganiro ni ikiganiro tugiye kubanamo na Réseau des Femmes aho tugiye kurebera hamwe gahunda yo kuboneza urubyaro mu Rwanda by'umwihariko turaza kureba intambwe imaze guterwa n'ibitarakorwa ese ni yihe mpamvu turi kumwe n'abatumirwa bacu bamaze kugera hano muri studio turi kumwe na Habumugisha Innocent akaba ari umukozi ushinzwe itangazamakuru muri Réseau des Femmes turakwakiriye Innocent ndabasohoje yego urakoze cyane turi kumwe kandi na Olive Nyampundu uyu nguyu akaba ari umuforomo nawe waturutse muri Réseau des Femmes turakwakiriye amahoro reka twinjire mu kiganiro turebere hamwe ubundi iyo bavuze kuboneza urubyaro Olive bisobanuye iki murakoze iyo bavuze kuboneza urubyaro mu ncamake ni uburyo cyangwa ingamba umuntu cyangwa umuryango bafata bagamije kugenzura igihe n'umubare w'abana bashaka kubyara nicyo kuboneza urubyaro bisobanuye muri make ni igihe barebera hamwe igihe n'umubare umuntu cyangwa se umuryango w'abana bakeneye kubyara yes ni ukuvuga ngo kuboneza urubyaro ni ugushyiraho igihe wowe ugakontorora igihe ushakira kubyara n'umubare w'abana ushaka kubyara muri icyo gihe bigakorwa ni couple cyangwa umuryango cyangwa umuntu ku giti cye ni ukuvuga ngo umuryango ushobora kuboneza urubyaro n'umuntu ku giti cye ashobora kuboneza urubyaro tugaruke mu kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro wijihijwe mu kwezi kwa 9 turebere hamwe ishusho y'u Rwanda ubundi mu Rwanda kuboneza urubyaro bihagaze gute biritabirwa cyangwa haracyari imbogamizi Innocent nubundi nkuko yanabigarutseho hari imibare DHS Demographic and Health Survey n'ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare bukorwa ku buzima n'imibereho uheruka rero bwa 2020 kuko bukorwa buri nyuma y'imyaka 5 ubwo bushakashatsi rero bugaragaza ko u Rwanda ruri kuri 64% ku bagore bari mu myaka yo kororoka ubwo iyo tuvuze imyaka yo kororoka ni hagati y'imyaka 15 na 49 ni 64% ukanavuga rero ko nyine buri mwaka u Rwanda narwo rwifatanya n'isi yose rundi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kuboneza urubyaro wizizwa tariki 24 z'ukwa 9 urumva ikiba kigamijwe no gukomeza gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye se kuboneza urubyaro n'iki ariko basobanukirwe uburyo buhari kugeza ubu bwifashishwa ariko n'impamvu bakwiye kuboneza urubyaro Oliver yarabigarutse avuga ati guteganya umubare w'abantu uzabyara n'igihe uzababyarira ushobora rero no kunavuga ngo hagati y'umwana n'undi ndashaka ko nzamubyara haciyemo igihe kingana iki niba nifuza ko nzamubyara haciyemo imyaka 3 ndabigeraho gute niho haza rero bwa buryo bwo kuboneza urubyaro kubera ko wowe ushobora kutabyishoboza kavuti rero none nzifashisha bwa buryo bwo kuboneza urubyaro butandukanye buriya Oliver ari bunabutubwireho kugira ngo ushobore kugera kuri ya ntego nihaye ubwo harushaho kumva ati Réseau des Femmes bwiziramo hano ite naho naringiye kukubaza Réseau des Femmes kuboneza urubyaro bihurira he Réseau des Femmes vra pour le développement rural cyangwa se isangano ry'abagore baharanira amajyambere yo mu cyaro urumvamo umugore icyo ni icyambere kugira ngo buri umugore atera imbere umugore ubyara
buri mwaka igihe cyo gukora ntazakibona ariko by'umwihariko ubu bwo dufite n'umushinga ukora ku buzima bw'imyororokere n'umushinga dushyira mu bikorwa mu karere ka Gasabo mu mirenge yose 15 n'umushinga witwa Santé droit sexuel et reproductif au Rwanda SDSR Rwanda mu byo dukora rero n'ubundi noneho harimo n'ibijyanye no kuboneza urubyaro nyirizina urumva rero iminsi mikuru nk'iyo ibikangurira abantu kwitabira serivisi nk'izo natwe tuba tugomba kuhaboneka réseau de femmes ariko by'umwihariko noneho binanyuze muri wa mushinga dufite n'ubundi ukora ku buzima bw'imyororokere yego turaza kurebera hamwe ibikorwa mukora abagenerwa bikorwa banyu abo mureba ise n'abagore bashatse n'abatarashaka kuko umuntu iyo yumvishe kuboneza urubyaro yumva ko nyine ni umuntu ubana n'umugabo ariko Olive yigeze gukomoza ati kuboneza urubyaro bikorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa couple ababana nyine cyangwa ugahitamo. Olive uyu munsi dufite uburyo bungana gute bwo kuboneza urubyaro turaza no kureba ese kugira ngo jewe mpitemo uburyo bwo kuboneza urubyaro ubundi nakabikoze gute bikorwa gute nkamwe babaganga. Uburyo bwo kuboneza urubyaro burahari bwinshi uyu munsi unagerageza kuboneka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu uhereye ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima kugeza ku nzego z'ibitaro ubukunze gukoreshwa rero n'abantu benshi cyangwa buboneka ahantu hose hari uburyo bwa hormone harimo ibinini inshinge cyangwa udupira udupira dushyirwa mu kaboko habamo ak'imyaka 3 n'ak'imyaka 5 hari agakingirizo k'abagabo n'ak'abagore nako kifashishwa nk'uburyo bwo kurinda gusama cyangwa bwo kuboneza urubyaro hari n'uburyo bw'agapira gashyirwa mu mura kadakoresha imisemburo cyangwa se nagakoresha imisemburo hakaba uburyo twita yuko ari ubwa kizungu nk'isuku cyangwa iriya miti bashobora gukoresha bayita spermicide nayo iraboneka hakaba noneho uburyo bwa burundu ari bwo bita sterilisation ari bwo bwo gufunga imiyoborantanga y'umugabo cyangwa gufunga umugore uburyo bwa burundu nyine babyita tibectomy yego ubundi buryo buboneka n'uburyo bwa gakondo ubu narimaze kuvuga n'uburyo bubarirwa mu buryo bwa kizungu cyangwa buri artificiel hari uburyo noneho bwa gakondo habamo kalendari aho bigisha umudamu cyangwa umukobwa cyangwa couple ukwezi k'umugore bakamenya kubara ukwezi kwabo bakagenzura iminsi yo gusama bakaba bakirinda hari uburyo bw'ururenda nabwo bareba ururenda bagahita bamenya bakurikije ya kalendari yabo uko babara bakamenya iminsi umugore ashobora kuba agezemo hari uburyo bw'urunigi ndetse hakaba n'uburyo bwo konsa aho umubyeyi yonsa umwana nta utarageza igihe cyo gufata imfashaberi nta kindi kintu na kimwe amuhaye buri buryo bwose iyo wegereye abaganga aho bashinzwe kubutanga barabukwigisha neza ku buryo ubimenya ukaba wagenda ukabukoresha nta mbogamizi yego jewe namenya gute ko uburyo bwanjye bwo gukoresha butandukanye n'ubwawe kubera ko jewe ndi umugore twebwe icyo dukora ushobora kubura inshuti yanjye ukambwira ati giye nashyizemo agapira ko mura ati kangwa neza nanjye ubwo nkagenda nkahita ngashyiraho ubundi kugira ngo umuntu ahitemo uburyo bwo kuboneza urubyaro hari icyo biba bisaba cyangwa umuntu yabyuka gusa agakoresha ibyo ashaka oya hari icyo bisaba kuboneza urubyaro nkuko twabivuze ni serivisi itangirwa kwa muganga hari ifishi cyangwa uburyo buriho bwo gusuzuma kugira ngo umenye uburyo umuntu agomba gufata buri buhuze n'umubiri we cyangwa biri bugerageze guhuza iyo witabiriye kwa muganga baragufasha nta kibazo bakagufasha guhitamo bitewe n'uko umubiri wawe uteye nimba wonsa se nimba ukiri ingaragu hari uburyo abajene cyangwa abantu bakiri bato badakoresha nk'urugero nk'uburyo bwa burundu ntago babuhabwa rero ubwo buryo kugira ngo ubuhitemo biba byiza iyo ufashijwe na muganga atari nk'ababyeyi mwaganiriye cyangwa n'inshuti ngakurangire ugenda ubushyirishemo ahandi hose waba ubonye bwaba buri kuboneka ibyiza no kubanza gusuzumwa na muganga
kuko hari ibintu byinshi bareba mbere yo kuguhitiramo. Aho hingaragu turaza kuhagaruka kubera ko ari ukuntu umuntu yibaza ati iyo uzanye ibintu byo kuboneza urubyaro ukazanamo ingaragu ntabwo mbyumva neza. Reka tujye kuri Innocent, kubera iki Réseau des Femmes mwahisemo n'iterambere yego ry'umugore n'umuryango mukoraho, kuki mwahisemo gutangira iyi programme ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Ubu ngubu nuko turi kuvuga programme imwe ijyanye no kuboneza urubyaro, ariko muri rusange muri uwo mushinga ikigamijwe n'ubundi no gutanga amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nicyo kibanze dushobora gutanga binyuze mu biganiro twagiye gukoresha mu bihuza abantu benshi, inteko z'abaturage, umugoroba w'umuryango, ariko tukagira n'umukangurambaga w'urungano muri buri murenge ugize akarere ka Gasabo. Ubu ngubu wagenda n'ubundi yigisha atanga bya biganiro ku by'umwihariko ku rubyiruko, kuko twibanda ku rubyiruko n'abagore bato n'abagabo bato bari hagati y'imyaka 10 na 24. Impamvu rero urumva ni ahantu hari ibibazo n'umundi bishamikiye ku buzima bw'imyororokere, kuko turacyabona ibibazo birimo inda zitifuzwa mu bangavu, imibare ihora izamuka, cyabona indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni nyinshi, nubwo hari urubyiruko rwibwira ko ziba zarashize, ariko twebwe nk'abantu by'umwihariko tunafite umurongo wa telefone utishyuzwa tugira 811 twakira ibibazo by'urubyiruko. Urubyiruko rufite ibibazo bikomeye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, urubyiruko rurwaye izi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, abantu bamwe bakeka ko zacitse, iyo mitezi umwana araguhamagara akakubwira ukumva afite ibimenyetso by'umutezi, wamubwira ati nakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Urumva rero haracyari ibyo bibazo, rero kugira ngo ibyo bibazo bicike ntago ari leta yonyine yakwifasha, n'abafatanyabikorwa. Niyo mpamvu nyine tuba tugomba kuzamo kugira ngo twunganire leta hahandi itashoboye kugera natwe tuhagire. Ubwo ari nayo mpamvu rero hazamo no kuboneza urubyaro, birumvikana nk'inkingi ya mwamba by'umwihariko. Buriya twavuze iriya mibare, ariko nk'iyo urebye hari ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarusha imibare bita Rwanda Vital Statistics Report, ubuheruka bwa 2023, n'ubushakashatsi babuhuza imibare itandukanye ifite agaciro mu buzima n'imibereho by'abanyarwanda, bugaragaza ko hari mu babyeyi babyaye icyo gihe muri uwo mwaka, abana bavutse banditswe mu irangamimerere ni 334 barenga. Muri abo ngabo harimo abagore bari babyaye umwana wa 6 no kuzamura, bangana na 6.1%. Ubwo urumva aho u Rwanda tugeze muri ibi bihe, ukaba ukibona umubyeyi ushaka kubyara abana akageza kuri 6 no kurenzaho. Wabihuza n'umubare w'abanyarwanda tugezeho bamaze kugera muri miliyoni zisaga 13 nkuko ibara rusange ryabigaragaje, kandi umubare uzanakomeza kwiyongera nibura 2.3 buri mwaka. Urumva rero aho ngaho udafashe ingamba n'umundi zishishikariza abaturage kuboneza urubyaro byaba ari ikibazo gikomeye. Yego, no kuvuga ngo gahunda yo kuboneza urubyaro n'ubuzima bw'imyororokere iza n'ubundi muri gahunda zanyu zo gufasha gwiterambere ry'umugore n'iry'umuryango. Wavuze uti umugore abyara buri gihe ntabwo abona umwanya wo gukora ikindi n'ubuzima, kuko kuboneza urubyaro bituma tugira n'abana duha ubuzima bujyanye n'amikoro yacu. No mu gusigasira umuryango buriya hari abagabo umugore yahora abyara ntazabona wa mwanya wo kwiyitaho, umugabo nasohoka nyine yigendera asanga undi mukobwa wiyitaho. Ibyo nabyo biri mu mbogamizi. Buriya umugore ubyara kenshi ntiyabonye umwanya wo kwiyitaho, biba n'icyuho cy'uko abagabo nyine cyo gucana inyuma. Reka tugaruke ku cyo nari navuze ko tuza kuganiraho gato, wari wakomoje ku ngaragu. Aha biraza kujyana n'impaka zimaze iminsi zivugwa mu nteko ishinga amategeko. Byaravuzwe ubwo mu mushinga w'itegeko harimo gufasha kwemerera itegeko ryemerera abangavu gukoresha imiti uburyo bwo kuboneza urubyaro, harimo n'itegeko ryo kwemerera umuntu gukuramo inda ku bushake. Ibyo turarizaho inyuma. Reka tuse nk'abavuga ku bangavu. Olive uri muganga, kuba umwana wanjye w'umukobwa yatangira kuboneza urubyaro akiri umwangavu, nta ngaruka bishobora kugira ku buzima bwe nk'umubyeyi, ku buryo nshobora kuvuga ngo ndabimwemereye? Ku kijyanye n'ingaruka, ntekereza ko nta ngaruka zihariye, uretse wenda icyo twita nka side effect cyangwa ingaruka z'imiti igira ku muntu wayifasha uwo ari we wese ashobora kuba yagira. Ahubwo ikibazo cy'imyumvire ku kuboneza urubyaro ku bangavu iri hano muri societe yacu
abenshi baba bavuga ko baba bakiri abana cyangwa byabashora mu busambanyi cyangwa bifite izindi mbogamizi byatera ku myitwarire y'umwana uramutse umwemereye kuboneza urubyaro. Rero icyambere twamaraho impungenge abantu, ibi bintu bikurura impaka ndende buri gihe iyo bivuzweho aho bivuzwe hose. Mu by'ukuri nka Réseau des Femmes nago tuvuga yuko kuboneza urubyaro ari cyo gisubizo cyambere cyo gukemura ikibazo cy'inda ziterwa abangavu. Kuba hariho uburyo bwo kuboneza urubyaro hakaba hari n'ikibazo cy'inda ziterwa abangavu, nago bikuyeho yuko umwana agomba gukura bamwigisha indangagaciro, bakamwigisha kwitwararika gukora imibonano mpuzabitsina kiri mutoya, bakamwigisha kwiyubaha, bakamwigisha kwifatira icyemezo, ukaba wamwigisha no kuba yaganiriza abakuru, akarebera no kubagiye bagirwaho ingaruka n'iyo mibonano mpuzabitsina bashaka kwishoramo. Ibyo nago bivaho nibyo byibanze mu muryango. Tuba tugomba kwigisha abana, tukabegera bya bindi byacu natwe kera twakuza ababyeyi bacu batwegera bakatwigisha. Nago tuba turi gusaba ngo biveho hajyeho uburyo bwo kuboneza urubyaro, naga aricyo gisubizo cyambere. Nicyo numva naheraho. Igikurikiyeho nkunda kubivuga cyane, umubyeyi warumbwe ati umwana wanjye w'umukobwa yaza kuboneza urubyaro. Umwana we w'umukobwa ni wowe umuzi kurusha muganga uzamuboneza urubyaro, ni wowe umuzi kurusha umuyobozi azajya gusaba serivisi umwana yamunaniye yabyaye kubera wenda atishoboye. Atangira guhinduka umureba. Umwana mubana mu nzu, nkunda kubigarukaho kenshi, ataha ijoro umureba, yirirwa kuri telefone umureba, bamuha randevu akakubeshya hagiye ukanabibona akakubeshya nk'umubyeyi, akagenda akava yakagaruka umureba. Ibyo byose iyo ari kubijyamo ukabikeka cyangwa ukanabimenya, ubu ugomba gutekereza yuko nta kindi kizavamo uretse kuba yakwandura indwara cyangwa agatwara inda atateganyije. Kuba washidikanya kumwemerera kuboneza urubyaro wamaze kumenya ibyo ngibyo, wanamugiriye inama bikanga, rwose iyo yitwaye haba habayeho n'uburangare. Ni ukuvuga ngo umwana wawe ubona ko hari impinduka mu myitwarire ejo bishobora gutuma byanamuviramo inda ziterwa abangavu, inda idateganyijwe, kumwemerera gukuramo inda, kumwemerera kuboneza urubyaro turagera ku byo gukuramo inda ku bushake, kuri wowe wumva ari ibintu bisanzwe ku mubyeyi? Abyemera, kuko cyambere n'ubushake bw'umwana, umuganirije buri cyambere n'ukuganira n'umwana. Viziyo tugezemo cyangwa iterambere tugezeho, cya gitsure cya kibyeyi cya kera bisa naho kitagikora. Naga henshi kigikora, kuko umwana aba ari kuri social media, arasohoka akajya ahantu henshi, agahura n'abantu benshi batandukanye, bambaye bitandukanye, bitwaye bitandukanye, bamubwira bitandukanye, akura amakuru ahantu hatandukanye. Igitsure rero cyonyine nago gihagije, nago mvuze ko kidakenewe, kirakenewe cyane nk'umubyeyi, ariko nawe ukagishyiraho ucunga ko gikora. Ukavuga si igitsure nkiraho kirakora, cyatanze uhe musaruro nawe cyo ukakevariwe. Wazabona wa mwana wawe igitsure uri kumushyiraho kitari gukora, hakurikiraho inzira y'ibiganiro, kamubwira ati noneho wa mwana wanjye we bimeze gutya na gutya ndabizi, sibyo? Tuganire kugira ngo wirinde kuva mu ishuri baguteye inda, turakora iki? Nubwo wenda se mfite ubushobozi, n'abafite ubushobozi haruvuga ati ngiye mfite ubushobozi umwana nzamurerera. Ariko umwana ukiri muto utaragira imyaka y'ubukure, wabyariye mu ishuri akajya kwiga ahetse cyangwa yonsa, nabyo biba biri kongera umutwaro. Uramubaza noneho nimba byemera yuko mwakoresha uburyo buzamurinda kugira ingaruka zo guterwa inda cyangwa guterwa indwara, akaba ejo hazaza he hadindira cyangwa hakanarangira burundu bitewe n'ikigera arimo cyangwa n'ikiciro cya famiye. Hari ikindi kintu nakongeraho Edi, buriya hari igihe abantu bumva ko guha umuntu uburenganzira ari ukumutegeka gukora ibyo bintu. Nibyo abantu baba bagarukaho ngo nitwemerera ngo abana kuboneza urubyaro ngo tuzaba tubashoye mu busambanyi. Ariko hari igihe njya nibaza, ubitegeko ry'umuryango ryemera abantu gushaka ku myaka 20 numwe hakaba irenga ryobora ku myaka 18 binashoboka. Ariko nkibaza, ubuse abasore bafite imyaka 30 batarashaka, ubwo burenganzira ntibari babufite? Abakobwa se bafite 30 ninga batarashaka, ubwo burenganzira ntibwari buhari? Guha umuntu uburenganzira ntabwo bivuze ko umubwiye ngo ukora icyo kintu, aho gushyizeho uburenganzira wowe nubona ubukeneye uzakoresha ubwo burenganzira. Kuba tudashaka tukigera ku myaka 21 nuko tuba tubona tutaraba tayari. Nawe nubona utaraba tayari kukuboneza urubyaro, byihorere, kuko ntago ari itegeko ngo ugende ufate iyo miti. Ikindi wenda navugaho,
imiti iyo hari imiti igenewe abana gusa abayikoze babishyiraho uburyo bwo kuboneza urubyaro rero niba bataravuze ngo bwemerewe kuko bwemera umuntu ugeze mu myaka yo kororoka buri imyaka yo kororoka ugereranyije iyo bashyize kuri moyenne imyaka 14 bivuze rero niba umuntu ageze mu myaka yo kororoka kandi ukaba utiteguye kubyara umwana ku myaka 14 urabigenza ute kuko abana b'imyaka 14 ashobora kubyara none ko ntashaka kuri kimwe twavugaga ko ntashaka kubyara ku myaka 14 ndabigenza ndifata none ko kwifata byananiye ndabigenza gute nkora imibonano mpuzabitsina yewe nkakoramo nidakingiye ndabigenza gute aho rero no hazira izindi ngamba ukavuga ngo ndakora iki kugira ngo bitagenda gutya ni impaka ziza iyo bavuze kuboneza urubyaro ariko usanga henshi ubundi dukoresha no buryo bubuza abangavu gusama hari igihe umuntu avuze kuboneza urubyaro umuntu ahita yumva nyine ngo ngo ntarabyara ariko wumve ko nubwo buryo buri kukubuza kubyara umwana utaritegura none se Innocent iyo mukoze ubukangurambaga mukajya guhura n'abaturage mubaganiriza ubwo buryo bwo gufasha umwangavu kuba yabyara igihe kitageze mubona mu baturage byakirwa gute nizihe mpaka zikunda kugarukaho ese muhava imitekerereze yahindutse iyo kibivuga hari abahita bifata ku munwa cyane cyane ababyagahita yifata ku munwa ubwo nyine ugatangira ukabaza ko bitunguranye ko muna mutabyakira batari ko agatabaza nk'umwe agatabaza yihuse ati umuntu araboneza urubyaro adafite ati ubundi ko twumva ko niriya miti ati niba ngiraho ibibazo ndi umugore ati ubwo none umukobwa bizagenda bite umwana bizagenda bite ati ubwo ubundi iyo miti ayinyweye ibyazongera bigatuma noneho anasama mu gihe azaba bikeneye urumva nyine ziba ari impungenge abantu bafite ariko mpamya ko ariyo mpamvu nyine ubukangurambaga bagomba guhoraho kuko n'ikihutirwa cyambere si ukuvuga ngo itegeko rijyeho no kubanza gutegura abantu kugira banumve ko impamvu yo kuboneza urubyaro irumvikana nta kibazo kiriho iyo myumvire itari yo bafiteho nta kibazo kirimo ntago uzaboneza urubyaro atarabyaye bivuze ko atazabyara no buryo hererwa kwa muganga baguha bujyanye n'umubiri wawe ibyo byose bikavaho ubundi noneho hakajya itegeko ritanga bwa burenganzira kuko buriya iyo hatariho itegeko ubundi ubwo ikintu nyine kidafite itegeko ritanga ubwo burenganzira kugeza ubu ngubu rivuga ko keretse ko kugeza ubu n'ubundi abantu banabyumve nta n'itegeko ribuza n'ubundi umwana kuboneza urubyaro ahubwo nuko rimusaba ngo niba utaragera imyaka 18 jyana n'umubyeyi ariko Edith ushobora kuba nawe uri umubyeyi sinibaza niba umwana waje akakubwira ngo mperekeza tujye kuboneza urubyaro ababyeyi bari kutwumva uko babyakira nabo barabizi nacyo naringiye kubaza nakongeraho kubijyanye nuko abantu babyakira kugira ngo babyumve iyo ari mu bukangurambaga bw'abantu benshi usanga ababyumva mbere ari bo byabayeho abo byabayeho bamaze kubona ingaruka ari ababyeyi bafite abana batewe inda bakiri batoya bakabona umutwaro waje mu muryango umwana azanye abandi bana arerwa akazana n'abandi bana bo kurera kuko n'umubyeyi uri bubarere bose wamureraga ntago arabona ubushobozi aracyari mu ishuri aracyari mutoya azanye n'undi mwana uramurera noneho umwana nakomeza no ishuri ubungubu bisigaye byaroroshye tunashimira leta yacu yuko yagerageje kwita ku kintu cyose kirebana n'uburenganzira bw'umugore nakaba karabisobye gatoya tuba dufite ikizere yuko kazakemuka umwana w'umukobwa watewe inda yiga kuri ubungubu nago yirukanwa ntekereza ko icyo ngicyo cyagiye ku murongo ahantu hose urumva nimba uri umubyeyi umwana we bakamutera inda agomba no gukomeza ishuri kandi yabyaye haraza abantu batatu mu rugo haraza umukozi urera wa mwana ni wowe mubyeyi umwishyura haraza umwana uri bukomeze kwiga yonsa aritabwaho by'umwihariko haraza n'umwana wavutse abantu rero byabayeho bamaze kubibona niba ubona babyumva cyane ariko umuntu bitarabaho abagifite akantu ko kwikomeza ariko iyo hagize abatanga ubuhamya bagatanga ingero natwe tugasobanura tubona imyumvire igenda ihinduka ariyo mpamvu ngemba numva ndi nko kuri mikoro nka hano nsaba umuntu wabyumvise basi ubyumva wumva uburemere iki kibazo gifite aho yicaye ajya dufasha niyo yabyumvisha umuntu umwe bizagenda umuntu umwe ku wundi imyumvire igenda ihinduka
ibintu bigende neza. Yego, Oliver avuze kuri kuba itegeko cyangwa se uyu munsi umwana utujuje imyaka 18 asabwa kujyana umubyeyi umuherekeza cyangwa umurera. Ibi ntabwo bishobora kuba ari imbogamizi kugeza uyu munsi, ishobora no gutuma abana batajya gufata bwa buryo bwabagenewe bushobora kumufasha, kandi mu by'ukuri bitanaturutse kuri we ahubwo biturutse ku myumvire y'umurera. Murakoze cyane. Ngewe natangiye gutanga serivisi z'urubyiruko mu mwaka wa 2019. Nari mpagarariye serivisi y'urubyiruko hano nakoreraga. Icyo ni ikintu kibangamye cyane, hari mu gice cy'icyaro. N'urugero ngiye gutanga rw'uburyo bibangamye. Umwana wiga muri 12 years araza akakubwira ati nimugoroba ndi gutaha natahanye na mugenzi wanjye, hari ibyo twakoze. Kandi ngereranyije nshobora kuba nasamye cyangwa ntasamye simbizi, ariko mfite ubwoba. Abaje muri counseling mukaganira, akakuganiriza akakubwira ikibazo yagize. Wa mwana wareba ugasanga afite imyaka 16, ukareba ku isaha ugasanga ni 9:30 asohotse muri ya saha bari bagiye gukora amasuku ku ishuri, arihibye kugira ngo abone uko anyura kwa muganga, aze gusohoka amahurira n'abandi bana mu muhanda batashye, agenda ahita ajya mu rugo. Aje kugusaba ubufasha akubwira ati mfasha ne gusama. Noneho wa mwana kongera kujya gutangira umubwira ngo subira mu rugo ugende ubwire mama wawe ikibazo wagize, akuzane agusinyire ngo uhereze imiti. Biragoye. Kandi aho ngaho niko ya masaha agenda agenewe, wenda amasaha 72 niko abashobora kumushirana. Kandi noneho tutiriwe tunabijya impaka, umwana wiyeranje nka gutyo nta byari bari bugende ngabwira umubyeyi. Igihari uramwohereza akagenda ntagaruke, ahubwo akazagaruka nka nyuma y'amezi 3 akubwira ati burya byaje kurangira ngiye mburuko mbimubwira sinagaruka nabuze imihango. Iyo ni imwe mu mbogamizi. Hari n'uzana akakubwira mukaganira, ngiye nkora imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho n'abantu batandukanye. Murambabarira, abana muri iyi minsi bafite ukuntu twavuga ko barengera. Ku ruhande rw'ababyeyi nabo ndabumva, ugasanga umwana aranarengera, akora imibonano mpuzabitsina n'abantu barenga nka 5 mu cyumweru batandukanye, atazi nuko bahagaze. Icyo gihe uwo mwana naga ari umwana wo guhereza biriya binini byihutirwa cyangwa ibyo twita emergency pills. Uwo mwana nuwo guhabwa uburyo bwo kuboneza urubyaro buhoraho. Kandi naga ari bugende ngo yifungure abibwire ababyeyi biwe. Naga icyo kintu umwana yagenda ngakibwira umubyeyi ngo ngewe mama rero ubu ngubu uri kundeba nkora imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho, mu cyumweru bishobora kuba na 5 cyangwa kangahe, njyana bajye kunkiriramo agapira. Ugasanga ntiyanakubwira ngo ndemera gukoresha agakingirizo. Hari nabibohora nk'uko Innocent yabibabwiye, tugira umurongo utishyurwa abana bahamagaraho, aribohora ari kuri telefone akakubwira byose. Ntabwo wamurebana, ntabwo umuzi, ntabwo murebana, nta nubwo uteze no kumumenya, niyo wanamumenya nta bintu byinshi nyine, aribohora akakubwira byose. Umwana ugasanga arakubwira ati ngewe umuntu dukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo ukuze arubatse, nagakunda agakingirizo, ntabwo yakemera. Kandi ansura ku ishuri kuri buri visite akanzanira ibi n'ibi ntabwo nabireka. Hari n'uwo pena akakubwira ati ndeba ukonsa, niwe unyambika, niwe unyitaho, niwe unkorera byose. Akakubwira uburyo ki ingingo yo kuba yabireka cyangwa yabigabanya ako kanya mutayivugaho, washaka ikijyanye no kuboneza urubyaro. Kandi ayo makuru abaguhaye gutyo naga bari bugende nga yahereza umubyeyi. Kandi nanone nawe muganga uramutse umuhereje imiti umubyeyi atabizi, itegeko ryabiguhanira. Icyo ngicyo rero kiba ari imbogamizi ikomeye cyane, biba bigoye pe. Yego, tugarutse rero ku kuboneza urubyaro, hari abibaza bati se hari igihe umuntu ashobora gusamira agasama kandi hari uburyo bwo kuboneza urubyaro yafashe? Yego, biba bikomoka ku kise buriya? Bishobora guterwa n'uburyo yafashe n'uburyo yabufashe. Nk'urugero, umuntu ashobora gufata ibinini akaba yabifata nabi, akabisiba, hari inshuro bisiba bikaba bitakiri gukora. Hari n'igihe ushobora gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro ugakora imibonano mpuzabitsina idakingiye mbere yuko butangira gukora. Ushobora nanone no tekinike yakoreshejwe bari kubuguha, wenda nk'urugero nk'udupira bashyiramo cyangwa ubundi buryo
ibitaragenze neza bataragashyizemo neza bikaba byatuma usama, noneho bikaba byanaterwa n'imiterere na resistance y'umubiri wawe. Buno buryo bwo kuboneza urubyaro nituza kureba turasanga bukora ku kigero cya 98%. Bivuze ngo mu bantu 100 bahawe uburyo runaka bwo kuboneza urubyaro, babiri baba bashobora gusama. Habayeho impamvu zizwi cyangwa zitazwi. Hari ikindi twibaze se muri ubu buryo umuntu ahabwa, hari uburyo ushobora gukoresha noneho wabuhagarika kubukoresha ukabutasama. Hari ukuntu abantu bakubwira ati nagiye muri onapo kenshi nyihagaritse ndanga nyine kongera konsama, birashoboka cyangwa ni imyumvire y'abantu? Yego birashoboka, kuko icyambere twabonye turi gutangira kureba uburyo bwo kuboneza urubyaro, twabonyemo uburyo bujyanye n'imisemburo. Ibingibi ni uburyo ino miti igenda igafata imisemburo y'umubiri wawe ikayihindura. Nimba imisemburo y'umubiri wawe yarahindutse, n'urugero wafashe uburyo bw'imyaka 5, imisemburo yahindutse mu gihe cy'imyaka 5, nimba wakuyemo agapira uyu munsi bitewe n'umubiri wawe, ishobora kugenda isubira ku murongo gahoro gahoro cyangwa igasubira ku murongo yihuse bitewe n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Nkuko n'uburyo bwo kuboneza urubyaro bugenda neza bitewe n'umubiri w'umuntu wabuhawe. Ahangaha rero hari imiti nimwe nimwe yo kuboneza urubyaro igenda bakubwira yuko igihe wawukoresheje ushobora kwikuba kabiri cyangwa ukarenzaho igihe runaka utarasama cyangwa utarashira mu mubiri. Ariko ibingibi bibaho bitewe n'umubiri w'umuntu. Nimba wahagaritse uburyo bwo kuboneza urubyaro uyu munsi, nyine wifata nk'umuntu utari kuboneza urubyaro, kuko ntabwo ubuzi uko umubiri wawe wakiriye bwa buryo bwo kuboneza urubyaro nuko ugiye kwitwara nyuma y'uko ubuhagaritse. Nimba biri burangire vuba, nimba biburangire bizarangira bitinze, ntabwo ububizi. Gusa birashoboka ku bantu bamwe, ku bandi harabo bishoboka bagahita batwara inda cyangwa bagahita basama. Reka duse nk'abasubira mu bikorwa bya Réseau des Femmes. Muri byo harimo n'ibijyanye n'ubuzima, programme mwatangiye by'umwihariko ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Iyo urebye Innocent imibare itangazwa, wareba 64%, tukavuga tuti ni imibare ishimishije, ariko kurundi ruhande hafi 30% ni mubare mwinshi. Ubona ari iki gikwiye gukorwa, cyangwa mwebwe nk'abafatanya bikorwa ba leta ni hehe mushyira imbaraga kugira ngo byibura imyumvire ihinduke, uyu mubare wiyongere? Icyambere ni mu kwigisha nyine kugira ngo tubanze dukureho imbogamizi zihari. Kuko urumva niba hari umuntu wakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro ntibikunde neza, iyo agiye akaganira na mugenzi we aramubwira ati kuboneza urubyaro biragatsindwa, mugenzi we nawe agahita bifata uko. Undi akaba yarakoresheje agapira bikagenda neza, agahita agenda akabwa mugenzi we ati agapira niko gakora, we yagenda akakoresha bikagenda nabi. Cyangwa we yaragakoresheje biranga kandi we yagakoresha byari kugenda neza. Ubwo icyambere hakeneye kwigishwa abantu bakamenya ko uburyo bwo kuboneza urubyaro ni uburyo bw'umuntu ku giti cye, kuko n'umubiri w'umuntu usomwe n'impanga zisa baratwita vrejimo, nabo ntibaba bahuje umubiri 100%. Rero umuntu ubiri wanjye n'uwawe biratandukanye, uburyo bwo kuboneza urubyaro nubwo umuntu ku giti cye. Ibyo abantu bakabimenya. Kugeza ubu ngubu haracyari n'indi mbogamizi yuko buriya muri bara 64% baba babonye uburyo bwo kuboneza urubyaro, hari n'abandi bagera kuri 14% baba babushatse ntibabubone. Haracyari imbogamizi yuko ubu ngubu hari ibigo byinshi by'ubuvuzi by'abihaye Imana bidatanga buriya buryo bwo kuboneza urubyaro mu buryo bwa kizungu. Bivuze ko umuntu utuye muri ako gace kugira ngo ashobora kuzashaka bwa buryo bwo kuboneza urubyaro, ariko kubera ko ahantu ari bubufate ari kure, bikarangira wenda yisubiye, bikaba muri ba bandi twita unmet need, ntibashoboye kugera, barabyifuzaga ariko ntibabigezeho. Ibyo rero harimo uruhare rwa leta kuganira n'abo bantu bafite ibigo by'ubuvuzi, ese byagenda gute niba batanatanga ubwo buryo, ese bafasha bate kugira ngo nibura aho bishoboka bajye bashobora kubageza aho babaho ubwo buryo, kugira nibura urumva iyo 14 nayivuyeho, urumva ko twaba tugeze kuri 78. Nibura tugasiga twigisha abandi noneho batabikora kubera ko batanabishaka, kubera iyo myumvire. Urumva hari abafite imyumvire yiyobokamana, abo barahari nyine adashobora kuboneza urubyaro, avuga ati ni icyaha, no kwica nzabyara
nuzuza isi nkuko Imana yavuze nubwo twebwe twigisha turavuga ngo isi yawe ni pariseri yawe ka karima kawe ubundi niyo si yawe wakabaye itekereza kuzuza ntabwo ari iyi si none se ubu umutungo wawe icyo witwa umutungo yawe se hari icyo naza ntayimaza ni ukuvuga ngo umutungo wanjye niyo si yawe noneho ugasanga hari n'ubyara benshi adafite n'ikimwanditseho akareba isi yose akareba ikirere akabona imihanda akabona ibiyaga akabona imodoka akavuga isi ni nini. isi yawe ni umutungo wawe, ubushobozi bwawe buzagufasha wowe n'abawe, aho uzakura minerivare y'abana, aho uzakura ibyo barya, aho uzakura transport yabo, aho uzakura ibyo bambika, aho uzakura ibyo bateganyiriza, kuko abana bawe nabo bazabyara. None areba ya pariseri yawe ujye uyirebamo n'abuzukuru bawe, kuko abo bana bawe uzabyara nabo bazabyara. Kugira ngo bongere iyo si yawe urabanza ubaha amaboko, ubahereza ubushobozi, babone amashuri, babone imyuga bakore, babone amafaranga, nabo bashaka ibindi nyine ubwisi y'umuryango wawe igende yaguka. Mu gihe babana wabyaye ukababyarira muri yasi yawe idashoboye kubafata ngo ibaha amaboko ibaha ubushobozi, n'ubundi nta kintu uzaba uri kubafasha. Iyo si yanyu ntago izaguka, kuko abo bana se bazaguka bavuye hehe se, bazakura hehe amaboko? Nukuvuga ngo abana urababyara ariko babyara uzi neza kuri bubahereza amaboko, bakagura yasi wababyariyemo kugira ngo nabo bazabyariremo abandi. Nuramuka ubabyaye ukabashyira hariya gusa nta maboko wabahaye yo kwagura isi yabo, nta kintu kivamo, birangira mugumye muri yasi mwese uko mungana mukadindiriramo. Mukanya turagusubiza ijambo, ariko nyemerera nkubaze ku bibazo imbogamizi ziriho. Hari imbogamizi z'abagabo bavuga ati umugore wanjye kuva atangiye gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro ntabwo bikimeze neza mu gikorwa cy'abashakanye. Ese ibi bintu nibyo cyangwa se ni imyumvire, Olive nk'umuganga? Ahangaha ku kijyanye n'imiti yifashishwa mu kuboneza urubyaro, biterwa n'umubiri w'umuntu. Hari abashobora kuyifata bakaripotinga ko babuze amashereka, hari abashobora kugira icyo kibazo cy'uko bitagenda neza, hari abashobora kuva cyane bikabije, hari abaribwa umutwe cyangwa umuvuduko w'amaraso ukazamuka. Aho ngaho niyo mpamvu ku gafishi babaha, wenda ababyeyi badukurikiye baboneza urubyaro barabizi ko bafite agafishi, barakaguha bakaguhaho na randevu. Yego, randevu za mbere iyo ari uburyo bw'igihe kirekire ziba zigiye ziri mu mezi make. Rero twebwe kubera imyumvire, umuntu aragenda niba bamushyizemo agapira k'agafishi akagenda akakabika, kavuga ati bakankizemo mu kwa kane, ndabara imyaka 5 mpereye muri uku kwa kane nzasubira kwa muganga bagakuremo. Ibindi bibazo agenda ahurira nabyo muri urwo rugendo rwo kuba afite ako gapira, akenshi nyine ntabifate nkaho ari ibintu yagenda akaganiriza muganga. Ariko uba ugomba kugenda bakagufatira umuvuduko w'amaraso, bakareba yuko utazamutse, ndetse waba unava cyane ukagenda bakaguha imiti bikajya ku murongo bikagenda neza. Yego, cyangwa se byaba biri kwanga ubwo buryo budahuje n'umubiri wawe bakabukuramo bakaguhindurira. Twabonye uburyo bwinshi cyane, twabonye ubwa kizungu, tubona n'ubwa gakondo cyangwa ubwo twita ubwa kamere, ubwo twita za méthode naturelle. Iyo ubwa kizungu bwose bwanze, ushobora no gusanga hariyo wakoresha muri ziriya méthode naturelle. Rero ikiza ibibaye byose ugomba kugenda ukabwira muganga. Habayeho icyo kibazo cyo kuma nk'uko Innocent yarabivuze, uragenda ukabwira muganga yuko ubona bidasanzwe. Ikindi navuga, iyo uburyo bugitangira habaho guhuzagurika k'umubiri mu gihe yama hormone ari guhinduka, habamo no kwihangana. Bigitangira uwo mugabo bagomba kumenya ati umudamu wanjye yatangiye kuboneza urubyaro, hari kubaho impinduka mu mubiri, bishobora kuba ibyo biri gutera ibingibi, akihangana mo gakeya babona biri kurengera nyine bakabibwira muganga. Yego, turimo turasoza ikiganiro. Ni ubuhe butumwa mutanga kuri uyu munsi, amasegonda make, Olive ndetse na Innocent? Ubutumwa natanga turi kuvuga ibijyanye n'umushinga wacu, twavuze ko Réseau des Femmes ifite umushinga ukora ku buzima bw'imyororokere. Urubyiruko n'ababyeyi babyifuza bumva bafite amakuru bakeneye cyangwa ubundi bufasha ubwo aribwo bwose bakenera, bahamagara umurongo wa 811 tukabafasha. Sinanagenda ntavuze yuko mu rwego rwo gufatanya n'izindi nzego zisanzwe zitanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, natwe tugeze ku rwego
rusa naho ari urwo kurangiza gutegura gufungura clinique zatanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere yitwa clinique spécialisée Karame. Abazabishobora bazajye batugana baze tubahe serivisi nidutangira gukora. Ikindi serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ziraboneka ahantu hose, haba muri réseau de femmes ndetse no ku bindi bigo by'ubuvuzi bya leta n'iby'imiryango yikorera ku giti cyabo. Urubyiruko n'ababyeyi ndetse n'abaturarwanda muri rusange tubiha agaciro, bidufashe kugabanya inda zitifuzwa z'abangavu ndetse n'iz'abadamu muri rusange. Murakoze cyane Olive. Reka Innocent nawe tubwire n'ubuhe butumwa mutanga, cyane ko twari dufite n'ikindi tugomba kuganiraho kijyanye no kwemerera umuntu gukuramo inda ku bushake. Ni sije ndende ngari, ariko umuntu yayishakira undi munsi tukayagura. Niki mutanga nk'ubutumwa kuri uyu munsi? Ubwo butumwa twatanga nuko umuntu agomba kumenya ko isi yawe ni umutungo wawe, ukabyara bijyanye n'uwo mutungo wawe. Ikindi ukamenya ko kubyara bushoboye kurera bitakwiye kugarukira ku kuvuga ngo kubabonera ibyo kurya. Unatekereze ku mashuri yabo, unatekereze kandi nabo leta ishobora kurera. Kubera ko nuba wabyaye abana 10 kubera ko ushobora kubarihira ishuri, ariko ntushobora kububakira ishuri. Bivuze ko nubundi ubwo ushyize umutwaro kuri leta wo kwagura ibyumba by'amashuri no kugura intebe bazicaraho. Ibyo byose rero abantu bagomba kubitekereza. Mu gihe rero umaze kubona uko nguko ukamenya ngo ndabigenza ni kugira ngo ntabyara abana ntifuza. By'umwihariko rero ngaruka ku rubyiruko cyane cyane, ntibumve ko kuboneza urubyaro bireba abagore n'abagabo abubatse ingo, ahubwo birareba umuntu wese kugira ngo ashobore kugena umubare w'abana azabyara igihe azababyarira. Niba ari utifuza kubyara kuri icyo gihe, menya ko ukeneye uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ikindi by'umwihariko urubyiruko ntago murubaka ingo. Gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ubundi ntimwakabaye munabitekereza pe, kubera ko hari uburyo bwo gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Ubu buryo bwo kuboneza urubyaro bushobora kukurinda gusama, ariko ntibwakurinda sida, ntibwakurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Kandi nazo ni nyinshi pe, zirahari. Urubyiruko ruraduhamagara bakatubwira ibimenyetso tugasanga barwaye izi ndwara. Ikiza rero urubyiruko, niba kwifata byanze, nimukoresha agakingirizo, ubundi gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye mutegereze ko muzashaka, namwe mukajya muyikora mwisanzuye nabo mwashaka. Nyemerera mbashimire cyane, nshimire mwebwe abatumirwa bacu. Uyu munsi twari turi kumwe n'abatumirwa baturutse muri réseau des femmes. Twari kumwe na Habumugisha Innocent, akaba ari umukozi ushinzwe itangazamakuru, ndetse na Nyampundu Olive, akaba ari umuforomokazi waturutse muri réseau des femmes. Ndabashimiye ku mwanya wanyu. Namwe turabashimira. Yego, reka dushimire namwe bakunzi ba Radio 10 kuba mwaduteze yombi mukaduha umwanya wanyu muri iki kiganiro, kandi turizera yuko mwungutse byinshi, nubwo tutabahaye umwanya ngo mugire ibyo mubaza, ubutaha tuzabikora. Ndabashimiye cyane. Nitwa Edith Bakwe. Hagati aho gahunda zitandukanye Radio 10 yabateguriye zo zirakomeje. Mu kanya gato ni incamake z'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Radio 10 since 2004. Since 2004. The first private radio station in Rwanda. Simply wonderful. Radio 10.